Amahoro amahoro ndabasuhuje bwoko bw'Imana. Yego amahoro y'Imana nagumye abane namwe, abari hirya no hino ndabasuhuje, mugumye mugubwe neza. Yego mu bwoko bw'Imana n'ubundi tugiye kwigira hamwe muri uyu mwanya w'iki kiganiro. Yego n'ubundi iki kiganiro cy'uruhererekane tugarutsemo muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase nyirizina. Turasabwa kugira ngo dutegure n'ubundi aho twandika iby'agaciro kugira ngo tube tutabyibagirwa cyangwa tube byatworohera kubisubiramo hanyuma y'iri somo uraba umaze kumva cya kino kiganiro, ndetse binakorohere kuba wabimenyesha abandi kuko uraba wabyanditse, kandi n'iyo ufite uburyo wongeraho n'ibindi ariko ufite naho wari wabyanditse biba byiza cyane. Rero ubwoko bw'Imana ndabasuhuje, mugumye mugubwe neza. Tugarutse muri cya kiganiro cy'uruhererekane, turimo kurebera hamwe nyirizina intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Yego hari ibiganiro byinshi byatambutseho, hari icyo turimo ubu ngubu, hari n'ibiganiro bizaza ku bw'iyo ntego nyirizina y'uruhererekane tugiye kureba nyirizina. Tumaze kubona tunasobanukirwa yuko kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Ariko turagaruka nanone turebe nyirizina, hari amagambo twagiye tubona agiye atandukanye mu biganiro byabanje, n'ubundi ugiye wahita ubibona kuri ibyo biganiro byagiye bibanza. Nyine nyirizina tugiye kureba kuri iki kibazo nanone icyo kirimo kuvuga. Ikibazo kigira kiti: ese iyo ushaka kubaha umuntu kandi ubizi ko ari umuntu, nubanza kwiga ibyo akunda n'ibyo yanga kugira ngo umwubahe uko ashaka cyangwa uko abishaka? Nyirizina hano turaza turebe nyirizina kino kibazo icyo kirimo kuvuga. Turashaka twebwe nk'abantu muri iyi si, turashaka kubaha Imana cyangwa kuyubahisha, turashaka yuko itubona mu buryo ishaka. Ese urashaka yuko Imana ikubona neza utazi uburyo irimo gukunda cyangwa uburyo ishaka? Birasaba ngo rero ubanze umenye icyo Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo uza gukora. Birasaba ngo umenye icyo Imana ikunze abe ari cyo ukora, kandi birasaba ngo umenye icyo Imana yanze kugira ngo abe ari cyo ureka, kugira ngo uze kumenya ukuri buze kuyubaha. Yego umuntu ubaye urimo kumwubaha ariko ntukore ibyo akunze, ntabwo waba urimo kumwubaha, n'ibintu byumvikana. Nk'uko kino kibazo cyari kibaje, ese iyo ushaka kubaha umuntu kandi ubizi ko ari umuntu, nubanza kwiga ibyo akunda n'ibyo yanga kugira ngo umwubahe uko abishaka? Rero n'Imana mu ntego nyamukuru ku bwoko bw'Imana ni uko tugomba kuyubaha kandi tukaba twanayubahisha. Rero icyo dusabwa ni ukugira ngo tumenye nyirizina ibyo yanga, tuze no kumenya ibyo ukunda kugira ngo twubahirize ibyo ngibyo twamenye. Ariko se turaza kubimenya gute tutabyize? Rero niho uraza gusanga kwiga icyo yavuze, kwiga ijambo ryayo, bigaragara yuko ari itegeko ku mubumbe w'isi, ku buzima bw'umuntu. Yego nyirizina turashaka kubaha Imana. Rero kugira ngo tumenye uko tuyubaha, turabanza tujye kureba yavuze yuko tugomba kuyubaha mu buhe buryo. Ese ni iki yavuze ikunda, ni iki yavuze yanga, kugira ngo tubyubahirize tubone kugendera mu murongo w'icyo ishaka nyirizina. Nk'uko kino kibazo kibitubajije, yego dukwiye natwe kumenya icyo Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo dukora. Rero tugarutse najya mubaze wenda nawe udufashe, ese Bibiliya ibivugaho iki cyangwa ibigaragazaho iki? Tubwire, udufashe nk'ubwoko bw'Imana muri rusange, kandi ufashe nyirizina abakunzi ba Irera TV1. Yego wanyura muri comment ukatumenyesha, nta kibazo. Ariko tugiye kureba icyo ijambo rinabivugaho nyirizina. Turebye mu Migani ibice 2:3 kugera ku 5 haravuga ngo: niba uririra ubwenge bwo guhitamo kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagaza kujijuka, ukabushaka nk'ifeza, ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo. Yego
ukabona kumenya Imana. Hano hatweretse buryo ki bwakumenyesha kubaha Uwiteka cyangwa uburyo wakubaha Imana. Yego, hano hatweretse yuko ngo niba uririra ubwenge bwo guhitamo kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagaza kujijuka. Muri wowe nimba ushaka ubwenge, yego, ijambo ritwereka ko ubwenge bw'Imana cyangwa ubwenge bwa nyabwo, ijambo Bibiliya ivuga ari ubwenge nyirizina, ubwenge ku Mana yivuga cyangwa ubwenge bwayo. Dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorintho n'igice cya mbere umurongo wa 24 herekana ubwenge bw'Imana. Noneho kandi ijambo ritweretse yuko nimba uririra ubwenge, nyine nimba urimo kubushakisha mu buryo buhambaye bushyizemo imbaraga, ubwo bwenge bw'Imana n'ubu ngubu buboneka mu rwandiko Pawulo rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorintho n'igice cya mbere umurongo wa 24 haravuga ngo ariko ku bahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi ni ubwenge bwayo. Kristo niwe bwenge bw'Imana nyirizina. Tujye tureba icyo Bibiliya ivuga, twe kureba ku cyo abantu bavuga muri rusange impande n'impande, ahubwo reba icyo ijambo rivuga. Ijambo ryo ritweretse ko ubwenge bw'Imana ari Yesu Kristo, kandi ijambo ry'Imana hejuru mu migani ho hatubwiye ko nimba uririra ubwenge, yego, kandi hepfo bakatwereka ko uko nguko ari wo murongo wo kugira gute wo kuza kugushoboza cyangwa kubasha kubaha Imana, kuko ku murongo wa 5 bavuze ngo nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo. Ntabwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo udafite ubwenge bw'Imana. Byumvikane, udafite Kristo muri wowe nturi bubashe kubaha Imana, ntuzamenya nuko wayubaha. Kubera iki? Kubaha Imana uzabishobozwa nuko wamenye. Uzamenya ute? Uzamenya ubiheshejwe na Kristo Yesu kubwo kumwizera nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Yego, hakomeza havuga ngo ukabushakashaka nk'ifeza. Yego, tutaragera aho ngaho, tukiri hano kuri murongo wa 3 havuga ngo kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagaza kujijuka. Ijwi ryawe ukarihamagaza kujijuka. Izi ni inzira zose zirimo kutwereka buryo ki bwakugeza uburyo wamenya cyangwa uburyo wakubaha Imana mu buryo bwa nyabwo. Rero uraza kubimenya kubera ko wabyize. Uraza gusanga kujijuka Imana ivuga ntabwo ari uko uraba wize ibitabo byinshi cyane byo muri iyi si, cyangwa biblioteke ibitabo biba muzi umwanya birimo uzi icyo bivuga. Yego, si icyo ngicyo, ahubwo tugiye kureba kujijuka Imana ivuga ni ukuhe. Iyo urebye muri Yobu ibice 28 ku murongo wa 28 niho havuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha, yego, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Byumvikane ko kuva mu byaha cyangwa mu cyaha niko kuraba kujijuka. Rero uko kujijuka urabushyikiriye, n'ubundi uguheshwa n'iki? Uguheshwa nuko wavuye mu byaha. Ibyaha ubivamo ute? Ibyaha ubivanwamo na Kristo mu gihe wizeye ko ibyaha byawe yabipfiriye. Yego, icyo gihe nibwo ubasha kuva mu byaha. Rero ubu bwenge urabutunga cyangwa uri buze kujijuka mu gihe ufite Yesu Kristo muri wowe, mu gihe wamwizeye nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Rero niho uraza gusanga n'ubundi hano mu migani ibice 2 umurongo wa 3 kugera ku wa 5 herekana uburyo dukwiriye kumenya Imana, buryo ki ishaka ko tuyubahamo. Tubonye kugira ngo uze kubasha kuyubaha nuko uraza kwiga icyo Imana ikunze akaba ari cyo ukora, ukiga icyo yanze akaba ari cyo wanga ukakireka, kuko nibwo uraza kubona uburyo uza kuyubaha. Rero uraza kuyubaha nyirizina ari uko turi kubona igisubizo cyiza, ari uko uraba utunze Kristo, ukaba wajijutse, ari byo byo kuva mu byaha, ukaba ufite ubwenge cyangwa ukaba ufite ubwenge bw'Imana,
nabwo kandi ukaba ari tugasanga ubwenge mu Bakorino basobanuye yuko ari Kristo. Rero uri buze gusanga kugira ngo uze kubasha kubaha Imana nyirizina ni uko uraba warizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe. Ariko nko kuri kino kibazo dusubiyeho twasomye kivuga ngo ese iyo ushaka kubaha umuntu kandi uzi ko ari umuntu, nubanza kwiga ibyo akunda n'ibyo yanga kugira ngo umwubahe uko abishaka. Byumvikana Imana kugira ngo uze kuyubaha nayo ni uko uraba wamenya ibyo yanga n'ibyo yakunze kugira ngo ubuze kubahiriza ibyo ngibyo. Uraza kubimenya ute? Ni uko uraba wabyize. Urabyiga hehe? Urabyiga mu byanditswe, mu byo yavuze. Ubundi Imana yamenyesheje ubwoko bwayo, icyo bagomba gukora n'icyo bagomba kureka, ibamenyesha mu biri mu byanditswe byera muri Bibiliya. Niho honyine dushobora gusanga icyo Imana yakunze n'icyo yanga. Ibyo ngibyo rero kubimenya nibyo biraguhesha kuyubaha mu buryo bwuzuye. Rero kwiga birakomeje, kandi nk'uko dusanga ijambo ritwereka yuko kwiga Bibiliya cyangwa kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'umuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Turakomeje n'ubundi muri kino kiganiro cy'uruhererekane. Ahangaha tubonye yuko kugira ngo ubashe kubaha Imana ni uko urabanza ukiga ibyo yanga, ukiga n'ibyo ikunda kugira ngo ubashe kubishyira mu bikorwa nk'uko biri, kugira ngo ubashe kuyubaha mu buryo bwuzuye. Rero bwoko bw'Imana ndabashimiye, kandi nimujya muhwema kubana natwe buri gihe, dore ko buri munsi n'ubundi kuri Irera TV 1 tuba duhari. Mutange ibitekerezo n'inyunganizi munyuze muri komenti. Nufite ikibazo nawe wanyura muri komenti cyangwa ugahamagara nimero n'ubundi yacu ariyo 0782446380. Uwo murongo n'ubundi uhamagaye ubasha kutubona tukaganira ku cyo Uwiteka Imana Nyiringabo bishaka ko tuganiraho. Ndabashimiye cyane. Rero tuzasubira muri kino kiganiro cy'uruhererekane. Yego ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Yego ubwoko bw'Imana kandi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse no kumenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, bwiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.